Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti zacu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi turatangira kujya tureba uko ubuhanuzi bwagiye bunyura ku bantu batandukanye, tureba uko isi ya none imeze, uko mu gifaransa bavuga mondialisation, uko isi yagiye ihinduka, ariko bikaba abakristo bamwe barahanuriwe uko isi izinjira mu gihe cy'agahirahiro. Agahirahiro ni amagambo, ni ubutumwa Nyagasani Yezu Kristu umwami wacu yahishuriye umubikira witwa Serberg ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1990. Nyagasani Yezu Kristu yabwiye uwo mubikira ati, nasabye isi mbinyujije ku mubyeyi wanjye ngo bayituye basenge bicuze kandi bihane, ariko abantu bapfuye amatwi ntabwo babishaka. Abantu bemera ko Imana yihangana kandi ari nziza, ariko bibagirwa ko Imana ari ubutabera kandi irakara, kubera ko ihemba icyiza igahana n'ikibi. Ubutabera bw'Imana ni ihame rya Kiliziya, ni ihame ry'ukwemera, kandi ibyaha byinshi biri ku isi birahamagara Imana kugira ngo ihane. Uburakari bw'Imana nabwo ni ihame ry'ukwemera. Uburakari bw'Imana buteye ubwoba ku banzi bayo, ariko ni ubuhungiro bw'inshuti zayo, zimwe ziyikunda kandi zikora ugushaka kwayo. Agahirahiro rero ni ukuvuga ibyangombwa byose bitunga abantu aho baba bari hose. Ibihugu bifite za guverinoma zanga Imana ku mugaragaro nibyo bya mbere bizahura n'agahirahiro kurusha ibindi. Agahirahiro kandi kibanda ku baturage b'igihugu, haba mu gace kamwe k'igihugu cyangwa mu gihugu cyose, baba banga Imana cyangwa bakanga kuyimenya. Ni mu gihe cy'abamisiyoneri bazanye ivanjiri mu bihugu bitari bizi Imana, bimwe byabakiriye bikiga kuvuga dawe uri mu ijuru. Ibyo byagize amahirwe n'uburumbuke, bikaba bisobanura ko umugisha w'Imana wimanukiyeho. Ihagarikwa ry'ubukoroni niryo ryahagaritse henshi kwigishwa ivanjiri, nuko n'abari baramenye dawe uri mu ijuru barayibagirwa. Agahirahiro kagiye kagaruka, ariko ntabwo abantu bigeze bumva ko impamvu y'ibyago ari ugutukwemera, atari impamvu z'ibibazo birirwa bahimbahimba kandi bemera. Ubu rero agahirahiro kari mu bihugu, gafite ubutaka bwagombye guha abaturage ikibatunga, ndetse rwose bakaba bamererwa neza cyane. Ibihugu byuzuye rero ubuyobe nibyo bihangayikishijwe cyane n'agahirahiro, ariko ntibazi gutabaza Imana, ahubwo bahamagara amahanga ngo abafashe, kandi nyamara barushaho guhangayika. Ibyo bihugu bitabaza amahanga ngo bifashe, ntabwo nyamara igisubizo kizababera gihire, kuko Imana yabihaye ubutaka ngo bitunge, ntabwo yabahaye kubaho batabaza abandi, nta nubwo yabahaye gutungwa n'ubutaka bw'abandi. Ubwo rero abaturage bazahunga aho Imana yabaremeye, kuko agahirahiro kahabasanze, bakajya gushakira ubuzima ahandi, aho nabo bazahasanga kandi gahirahiro karuta ka mbere, maze bapfireyo. Nubwo kandi bazabanza kwakirwa neza aho bazaba bahungiye, ariko uko iminsi izagenda yigirayo niko bazagenda babura amahwemo, kuko agahirahiro bazaba basize iwabo kazabasanga aho bazaba bahungiye, maze bifuze kujya ahandi, aho kugira ngo batabaze Imana maze bateze ibyago aho bazaba bahungiye. Kandi nyamara icyo gihe agahirahiro kazaba kagenda gakwira ku isi hose. Ibyo bihe by'agahirahiro mbabwira biri hafi cyane, kandi nyamara abantu barabibona, nuko badashaka gutekereza uburemere bw'agahirahiro kabugarije. Abantu ubu barifuza gukira, ariko ntibatekereza ko umunsi umwe bazabibura bigashira. Barashaka kwiberaho neza, ariko ntibatekereza ko kubaho neza ari icyaha iyo udasangiye n'abandi. Abantu rwose bashaka ubuzima bworoshye, bashaka guhaza ibyifuzo by'umubiri wabo, ariko ntibazi ko agahirahiro kanyuranye cyane n'ibyo ngibyo. Ibyifuzo by'abantu ntabwo Imana ibiha umugisha, kandi ubukire budafite umugisha w'Imana ntacyo buvuze, ntabwo buba ari ubukire. Agahirahiro rero kazafata ibihugu byose bizivumbura ku Mana, kandi kazagera ku isi yose, kuko isi yose izivumbura ku Mana. Abagabo, abagore, abana bazashaka kuguma mu rukundo rw'Imana,
nabo bazababazwa n'ako gahirahiro abandi bazaba binjije mu gihugu, ariko bazaba bahongerera ibyaha byabo n'iby'abo bandi. Uko guhongerera kuzashimisha Imana, hanyuma ibarinde maze bagumishe mu mpuhwe zayo. Bo ntabwo bazabura ikibatunga, bazagumana ibyangombwa. Abo bagabo, abagore n'abana bazemera guhongerera abandi muri ako gahirahiro bazarindwa uburakari bw'Imana, maze igishura cyo mu ijuru kibatwikire. Naho abazivumbura bakarakarira ibyago biturutse kuri ako gahirahiro bakanga kwicuza, bose bazapfira gushira. Ubu ni ubuhanuzi bwatambutse mu mwaka w'1990, ariko iyo urebye isi ya none usanga ariho iri kumva amagambo yavuzwe na Nyagasani Yezu Kristo. Murakoze, naho ubutaha.